nikitaba nk'abagabo intore ubundi biva ku gutorwa. Kuva kera habagaho icyitwa itorero, abantu bakajya mu itorero bakiga ibintu bitandukanye. Na n'ubu rero ni kimwe, haba kwiga ubupfura, haba kwiga n'indi mirimo yose ya gitore, n'ubu ni kimwe, ariko hakabamo n'urwego rwo guhamiriza. Habamo n'imbyino gakondo, habamo kwiyereka, hakabamo n'imbyino zitandukanye zijyanye n'uduce dutandukanye tw'u Rwanda. Mu 1992 nari nkiri umwana muto cyane, ariko twagiye kureba igitaramo cy'amasimbi n'amakombe, nibwo bwa mbere nari mbonye intore zihamiriza. Nkibona intore narazikunze, numvise ari ibintu bindi ku mutima, ndabyiga mbasha kugiramo ubumenyi kugera n'iki gihe. Njye ubutore nabutangiye mu 1998, ntangirira mu itorero ryitwaga Maraba, nyuma nza kujya mu matorero atandukanye, nza kuza no mu itorero ry'igihugu. Njye ubutore bundimo mbukomora kuri njyewe, kuko niboneye ibintu ndabyikundira, mbikundishwa n'ababikoraga. Iyo umuntu ahamiriza agira ibyishimo bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba mfite n'ikibazo runaka, ariko wagera mu ngamba wakwizihirwa uri kumwe n'abandi, ukibagirwa bya bibazo, kandi nanoneho bituma usabana cyane n'abandi bantu muba muri kumwe. Gakondo bivuga ikintu cya kera, ikintu gikomoka ku bakurambere. Iyo tuvuze imbyino gakondo tuba tuvuga za mbyino za kera zikomora ku bakurambere batubanjirije. Ubundi intore yikwije yambara umugara, ikambara ibikubwe n'inkomo, ikambara inkindi, ikambara amayugi, ikaba ifite icumu n'ingabo. Umugara ukorwa mu mugwegwe, igiti cy'umugwegwe buriya niho uva. Ibitako cyangwa se ibikubwe biriya bambara mu mbavu, bikorwa mu masaro ubu ngubu, ariko kera akenshi byabaga bikozwe mu mpu. Inkindi nayo kera yakorwaga mu ruhu, ariko ubu ngubu inkindi ikorwa mu mwenda. Amayugi aba akozwe mu mafuni, ariko mu buryo buteye imbere ubu ngubu tugenda tugerageza gukoresha amayugi ari ku mpu zinoze, ku buryo n'uyambaye adashobora kugira ikibazo.
intore icyo zerekana ubutwari, zerekana urugamba, zerekana gutsinda. Niyo mpamvu ubona ziba zambaye zifite icumu n'ingabo, intwaro za gakondo, ugasanga zifite umugara, byerekana dukura kuri uriya mugara w'intare, byerekana imbaraga. Intore irahamiriza, bitandukanye n'imbyino zisanzwe. Mu kubyina kinyarwanda burya bifite umwihariko. Akenshi iyo twagiye mu maserukiramuco harimo n'abanyamahanga, bakunda kureba ku maguru yacu cyane. Burya hejuru hari ukuntu ushobora kubireba ntubitandukanye cyane n'izindi mbyino wenda baba babona, cyane cyane ku muntu utabizi. Ariko iyo arebye imibyinire, imikoreshereze y'amaguru n'imbaraga ziba zirimo, bibaza bati ese bari abantu bakora bati, bari abantu babyina bati. Iyo muvuye kwiyerekana, abantu benshi baje babasanga. Icyo baba bakeneye kumenya ni uburyo baba bareba abantu babyina, umutwe umubyimba, uburyo baseka, uburyo bishimye, noneho n'uburyo haba harimo imbaraga zidasanzwe. Ariko usanga umwihariko dufite, twe dukoresha umubiri wose. No mu Rwanda rero muri gakondo yacu dufite uko twataramaga, bagakoresha cyane cyane ahanini n'ibyo bicurangisho twakwita gakondo. Hakabamo rero ingoma ikozwe mu giti ariko igakorwa no mu ruhu. Kiriya tuvuzaho ni uruhu rw'inka bagerageza gukana neza, bakabishyira kuri kiriya giti bikabyara iriya ngoma. Umwihariko w'ingoma z'inyarwanda ni imirishyo yacu. Ifite imirishyo myinshi kandi myiza iryoheye amatwi. Imirishyo ifite inyito ebyiri. Nshobora kuvuga umurishyo mvuga bya biti dukoresha mu kuvuza ingoma, ariko nanone nshobora kuvuga imirishyo mvuga ubwoko bw'iyo njyana turi kuvuza.